Ndagusuhuje ndetse nanakwifurije gukomeza kugira ibihe byiza nguha n'ikaze kuri General Knowledge Infotainment. Uyu munsi reka tujye mu burere bw'abana bacu maze turebere hamwe uko umubyeyi yayobora imyitwarire y'umwana we kuva akiri muto kugeza mu bugimbi. Iyo abana bataragera ku myaka 5 baba bibera mu muryango bameze neza kandi kubatoza imico myiza biba byoroshye. Icyakora iyo batangiye ishuri bamenya utuntu twinshi n'imvugo zitandukanye. Uko abana bagenda bakura batangira kubona ibintu batari basanzwe babona iwabo, bahura n'abantu batandukanye, urugero nk'abo bakina nabo, abo bigana n'abandi bene wabo. Icyo gihe ntabwo ari wowe wenyine uba ugifite uruhare mu kurera umwana wawe nk'uko byari bimeze akiri uruhinja. Niyo mpamvu rero ugomba gufasha uwo mwana ukiri muto kumenya akamaro ko kumvira no kugira ikinyabupfura. Nanone kandi ni ingenzi kumwigisha gutandukanya icyiza n'ikibi. Izo nyigisho rero tumaze kuvuga ntizizahita zimucengera mu buryo bworoshye, bizaba ngombwa ko uhana ugatanga inama, gusaba kandi kuba ufite kwihangana kose n'ubuhanga bwose bwo kwigisha. Inshingano yo kurera umwana ikubiyemo ibintu bitandukanye kandi bitoroshye kubishyira mu bikorwa. Reka turebere hamwe bimwe muri byo. Cyambere bagaragaza ni igihe cyo gutega amatwi. Bumwe mu buryo bwagufasha kubigeraho ni ukumuha urugero rwiza. Abana bashobora kurangara mu buryo bworoshye, ariko igihe uzaba ugerageza gushyikirana nabo bizagusaba kwihangana. Kubera ko rero buri mwana atandukanye n'undi, bigusaba kwitegereza maze ukamenya uburyo bwiza bwo gushyikirana n'umwana wawe. Urugero rwatanzwe n'umubyeyi wo mu Bwongereza witwa David, yavuze ko we yasabaga umwana wabo w'umukobwa kumusubiriramo ibyo bamaze kumubwira. Kubw'ibyo rero uko agenda akura ni nako agenda yitoza gutega amatwi. Ikindi bavuga ni ukumubabarira. Nk'uko tumaze kubigarukaho mu ngingo ivuga ibyo gutega amatwi, ugomba guha umwana urugero rwiza. Abana bawe bakagombye kwibonera kubabarira abandi. Ibi ni ingenzi cyane kuko bifasha abana bawe iyo bamaze kuba bakuru kuba bagira ubushobozi bwo gukemura amakimbirane n'umuco wo kubabarira abandi. Ibyo batoza rero kubaha abandi no kwiringira ingaruka z'amakosa yabo. Nubigenza gutyo uzaba ubahaye impano y'agaciro kenshi izabagirira akamaro bamaze kuba bakuru. Ikindi bavuga cya gatatu ni ukuba umuntu ushimira. Abana bashobora gutozwa kugira ikinyabupfura no kwita ku bandi nubwo baba bakiri bato cyane. Hari ikinyamakuru Cairo Poet, inzobere mu mibanire y'abantu akanaba umwanditsi w'ibitabo, yabwiye ko ikintu cyagufasha kurusha ibindi ari ukugaragaza uwo muco buri gihe mu muryango. Ibi rero bikaba byumvikanisha ko umubyeyi aba agomba guhora avuga ukuntu yishimira ubufasha ahabwa n'abandi cyangwa se ibindi bikorwa bamukorera bigaragaza ko yitaweho. Icyakora bikaba bisaba guhozaho. Umubyeyi wo mu Bwongereza witwa Richard we yatanze ubuhamya avuga ko agerageza gukora uko ashoboye kose kugira ngo abigereho. Yavuze ko we n'umugore we bereka abana babo ko bishimira abantu babagirira neza, urugero nk'abarimu cyangwa se ababyeyi babo. Iyo basuye umuryango rero ukabakira, babandikira ikarita bakabashimira maze abana bose bakayishyiraho umukono wabo cyangwa se bakayisinyaho. Uyu Richard agakomeza ashimangira ko kugira neza no gushimira bizafasha umwana wawe kubana neza n'abandi mu gihe azaba amaze kuba mukuru. Ikindi bavuga umubyeyi agomba gukora kugira ngo ayobore imyitwarire y'umwana we kuva akiri muto kugeza mu bugimbi ni uguhana umwana. Bakomeza batubwira ko uko abana bawe bagenda bakura ko ari byiza ko bamenya ko ibyo umuntu akora bimugiraho ingaruka, zaba nziza cyangwa imbi. Mu gihe abana rero bakiri bato nabwo baba bagomba kugira ibyo basabwa, batabikurikiza bakabiryozwa, haba mu rugo, ku ishuri, mu gace batuyemo ndetse n'ahandi. Ushobora gufasha abana bawe gusobanukirwa ihame rivuga ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Numara gusobanurira umwana wawe ko ikintu kibi yakoze kizamugiraho ingaruka, ntukagire impungenge zo kumuhana nk'uko wabimubwiye. Umwe mu babyeyi bo muri Argentine witwa Norma yavuze ko ari iby'ingenzi ko bubahiriza ibyo wavuze. Avuga ko iyo utabigenje utyo biha umwana urwaho rwo gukora ibyo yishakiye. Kugira ngo ababyeyi birinde impaka z'urudaca bagirana n'abana babo nyuma yo kubafatira mu ikosa, bagomba kubamenyesha mbere y'igihe ingaruka zizabageraho nibaramuka barenze ku itegeko bahawe. Iyo abana bazi amategeko n'ingaruka ziri bubagereho nibatayakurikiza kandi bakaba barasobanukiwe impamvu bari bugerweho n'izo ngaruka byanze bikunze, ntibakunda kujya impaka. Bakomeza batanga inama ku babyeyi ko kugira ngo igihano kigira akamaro ntibisaba ko gitanganwa uburakari. Ushobora kwibaza uti nabigenza nte mu gihe umwana ndakaje bikabije? Mu gutanga igisubizo, umubyeyi witwa Peter wo muri Norvege yavuze ko nubwo biba bitoroshye, abana bagomba kumenya ko igihano bahawe ari ingaruka z'ibyo bakoze, ko bitatewe nuko umubyeyi wabo yari yarakaye yananiwe kwifata. Peter akomeza avuga ko we n'umugore we bakora uko bashoboye bagafasha abana babo kumenya akamaro igihano kizabagirira no mu gihe kizaza.
Yavuze ko nubwo abana babo baba bakoze ikosa rikabije batibanda ku ikosa bakoze ahubwo babereka uko bagomba kwitwara. Ikindi basaba umubyeyi ushaka kuyobora imyitwarire y'umwana we kuva akiri muto kugeza abaye ingimbi ni ugushyira mu gaciro. Kimwe mu bintu bigaragaza ko ushyira mu gaciro ni uko hana abana bawe ku buryo na nyuma y'igihano bumva bagifite agaciro imbere yawe. Umwe mu babyeyi bo mu Butaliyani witwa Santi yavuze ko atajya atesha agaciro umuhungu we cyangwa se umukobwa we, ahubwo akora uko ashoboye akagerageza gutahura icyamuteye gukora ikosa akaba ari cyo yibandaho, mu gihe bidashoboka akirinda guhanira umwana we imbere y'abandi bantu cyangwa se imbere y'abandi bana bavukana. Yongeraho kandi ko atajya amusesereza mu mvugo zimuca intege haba mu ruhame cyangwa se biherereye. Richard nawe twigeze kugarukaho yagaragaje ibindi bintu byiza byo gushyira mu gaciro. Yavuze ko umubyeyi atakagombye guhana umwana amuziza ibyo yakoze mu gihe cyashize. Niba wararangije guhana umwana si ngombwa guhora ugarura ya makosa yakoze kera. Kurera abana ni inshingano itoroshye kandi isaba kwigomwa, ariko nanone ihesha ingororano nyinshi. Umubyeyi wo mu Burusiya witwa Yelena yavuze ko ibyo ari ukuri kuzuye. Yavuze ko yashatse akazi akora igihe gito kugira ngo abone umwanya uhagije wo kwita ku muhungu we. Avuga ko byamusabye kwigomwa kuko byatumye amafaranga yabonaga agabanuka cyane. Ariko kandi iyo yitegereje ukuntu bishimisha umuhungu we kuba bari kumwe kandi bikarushaho kongera urukundo hagati yabo, avuga ko asanga atararuhiye ubusa. Ngibyo rero bimwe mu by'ingenzi usabwa kwitaho wowe mubyeyi mu gihe ushaka kuyobora umwana wawe kuva akiri muto kugera abaye ingimbi cyangwa se umwangavu. Ndagushimiye rero wowe twabanye, gusaba gukomeza gusangiza abandi ubumenyi uba wungukiye kuri General Knowledge Infotainment. Dusubire ubutaha.